Inshuti mukurikiye ikiganiro ibitabo n'amateka tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu tubashimira ko nyine ari twe mwahisemo. Nge ubaha ikaze mu kiganiro ibitabo n'amateka nitwa Xavier Bizimana, nkaba ndi kumwe na Emmanuel Ndereye ku buhanga bw'ibyuma, naho Nicolas Mitari ari kudufasha ku buhanga bwa kamera. Igitabo n'amateka rero, ibitabo n'amateka ni ikiganiro tubategurira tugira ngo dukomeze tubashishikaze abanyarwanda abanyarwandakazi murushaho kwandika ibitabo kandi murushaho no gusoma ibitabo, kuko utarasomye ntashobora kwandika. Ibitabo rero nibyo birimo ubwenge, ari ubwenge dusangiza abandi twandika, ari ubwenge dusangizwa n'abandi dusoma. Uyu munsi turaganira ku ngingo zijya kuba nk'aho ari ebyiri. Turaganira ku gitabo bwacyo, ni igitabo cyitwa Njyewe. Ni igitabo cyanditswe na Uwituze Laura Bonnet, kikaba cyarasohowe n'inzu isohora ibitabo yitwa Isumbwe Creative Agency. Nkaba rero muri studio uyu munsi turi kumwe na Bonnet, umwanditsi w'iki gitabo. Bonnet, tuguhaye ikaze mu Isango Star. Urakoze cyane. Yego, tukaba turi kumwe kandi na Olivier Munezero. Olivier Munezero ni nyiri Isumbwe Creative Agency, inzu nyine isohora ibitabo. Olivier Munezero, nawe tuguhaye ikaze. Murakoze. Turaganira ku bintu bisa nkaho bigiye mu mijyo ibiri, aho tuganira ku gitabo bwacyo Njyewe, ariko tukanaganira n'uruhare rw'inzu zisohora ibitabo, uburyo bafatanya n'abanditsi b'ibitabo, tugira ngo tugushishikarize nawe aho uri, niba wifitemo igitekerezo akayihayiho ko kwandika kakurimo, uze kumva byinshi ibyo Olivier na Bonnet baza kudusobanurira, hanyuma nawe umenyemo byinshi. Reka mpere ku mwanditsi w'igitabo, n'ubundi hari tubanza tuganireho gatoya mbere yuko tujya mu byerekeranye no kwandika ibitabo bwabyo. Bonnet, kugira ngo wandike igitabo Njyewe, igitekerezo cyo kwandika igitabo bwacyo cyakujemo gute? Ese usanzwe wandika ibindi bitabo, ni icyo wahereyeho? Kwandika byakujemo bite? Murakoze. Kwandika navuga ko ari nk'impano nasigiwe n'umubyeyi wanjye. Mama yari umwanditsi, akunda kwandika cyane, akadutoza no kuzajya twandika bimeze muri ya makayi twita diary, ukandika ku munsi wagenze, ukandika nyine mu gihe wumva hari byinshi ufite muri wowe ukagenda wandika. Ubwo rero nakuze mfite uwo muco wo kwandika, ngeze aho kubera ko nkunda no kwitekerezaho cyane, nsanga bimwe mu bintu njya nandika bishobora gufasha n'abandi. Nkareba nk'amakayi nandikamo, nkabona harimo ibintu byinshi, harimo amasomo, ndavuga ntariko reka bive mu ikayi bibe no mu bitabo. Ibitabo rero byo ndabyandika, ariko iki ni cya mbere nasohoye, ibindi byo biracyari mu bubiko. Murakoze. Yego. Umubyeyi wanjye mamubyara, uretse ko we yari yarize, n'ubundi ndi kuvuga ngo yari yarize ntabwo akiriho. Ubwo we yari yarize ubwanditsi, yari umwanditsi, ahantu hose akunda kwandika, no muri za nama zo mu mudugudu ugasanga niwe wabaye umwanditsi. Rero yakundaga kuba afite udukayi n'ikaramu. Ubwo natwe rero waba wanatsinze akaguhereza ikaramu n'ikayi, ibyo dukunda kwita agenda. Ubwo rero yakundaga kutubwira nimugoroba tugiye nko kuryama, ati musenge mwibuke ibyo mwakoze, numva hari icyo utambwira wowe ucyandike. Ubwo naho nakuye kwandika. We hari ikintu yigeze adusigira cyanditse kivuye mu icapiro? Yakundaga kwigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ntabyo yansigiye bisanzwe gutya, nibyo mu ishuri gusa afite. Urakoze cyane rero. Wanditse igitabo ukita Njyewe, ugasanga ni Njyewe urimo benshi, urimo byinshi. Njyewe urimo byinshi kandi Njyewe uri kwinshi. Wasobanura abantu batwumva, ni igitabo wagira ngo ni agatabo gato ariko karimo ibitekerezo, wagira ngo ni filozofi, karimo Njyewe mu bwinshi na Njyewe muri byinshi. Wabidusobanura ute muri make? Muri make twareba kuri page ya 4 niho hari
ni nko twavuga ngo ni incamake, uravuga ngo njyewe ishuri ritarangira, urugamba rutoroshye, inshuti ititenguha, bigoye gukosora, ijya yibeshya rimwe na rimwe, yitungura buri munota, aho ushobora kuzimirira, aho ushobora gukirira, aho wakura umunezero wuzuye, aho ushobora kuburira ibyishimo by'iteka, aho ushobora gukura umuti wakiza abandi, aho ushobora gukura ibyiringiro n'icyizere cy'ahazaza. Wowe ubwawe, impagarike yawe, imiterere yawe, imitekerereze yawe, ibikugize n'ibikurimo byose bifite ubushobozi burenze uko ubitekereza. Muri iki gitabo tugiye kwibukiranya uburyo njye nawe duteye bitangaje, n'uburyo turi ibisubizo bya buri bibazo duhura nabyo mu buzima. Ariko tutarava ahangaha, niba wongeyeho washakaga kuvuga uri muri benshi, nashakaga kongera kumuvuga neza, musobanura noneho kuri iyi paje ya 7 ku gika gihera, haravuga ngo nimvuga njye cyangwa wowe, uwo ndiwe cyangwa uriwe, ntumve mu buryo bw'imitungo, ubw'amashuri cyangwa se aho uba, ntunyumve nabi ngo ubyitiranye n'inarinjye, ahubwo ndavuga ubumuntu ufite, uwo mutima wawe, uwukugize, za ntekerezo zawe, kwa kundi ufata ibintu, kwa kundi wiyumva, wa wundi wumva buri gihe akuganiriza, rya jwi rikongorera amanywa nijoro, rya rindi mugendana, wa wundi mudasigana, uwo niwe wowe, njyewe mvuga. Murakoze. Uti uwo ni wowe, njyewe mvuga. Birasa nkaho navuze ngo ni filozofi. Yego. Gute? Kubera ko akenshi nk'iyi myumvire cyangwa kubwira umuntu ngo urimo benshi, hari uwabyumva kumva ko ari nk'inzaduka cyangwa kumva ko ibyo bintu bidashoboka, ariko nyine ubitekereje, impamvu tubyita filozofi ni uko ari n'imitekerereze yimbitse. Kwigisha umuntu kwiyumvira, akamenya ko arimo benshi nyine, umwiza n'umubi, wa wundi urakaye, wa wundi unezerewe, wa wundi ushobora gukiza abandi, wa wundi ushobora no kwiyica. N'imitekerereze yimbitse, niko nasobanura iyo filozofi. Murakoze. Ese ntibishoboka Bonete, ntibishoboka ko abantu bagira umwanya wo gushaka kwiga abandi aho kwiga bo ubwabo? Cyane, nibyo duhura nabyo. Akenshi nkunda kubivuga mu byo nandika, mbwira n'abantu, rimwe na rimwe ibyacu biratugora kuko binuka, kuko bimeze nabi, ahubwo tugashaka kureba iby'abandi. Ariko mu by'ukuri ntago ariko byakagombye. Mbanje kwirebaho, namenya uwo ndiwe, ko ndi umuntu ukosa, kujora abandi noneho ntago nibyo byazajya bingora, kuko akenshi namenya ko nanjye ndi mubi. Rero ahubwo wa wundi imibereho ye iba bimeze nkaho biba byarakubihiye, ariko kenshi niko twese tumeze. Inshuro nyinshi twibagirwa kwiga, ahubwo tugashaka kwiga abandi. Niyo mpamvu rero nanditse iki gitabo, ngira ngo buri muntu aho kugira ngo urebe mugenzi wawe, banza wirebeho. Washaka gukosora ya mvugo abarundi bagira bati bavuga y'abandi, ayabo bakayicarako. Yego. Niko duteye muri twebwe. Iki gitabo rero turibuze nitubona umwanya turarebamo wenda nk'utundi dushapitire dukeya, kuko harimo ubwenge bwinshi cyane turibuze gusoza tunashishikaza abantu kukimenya no kukisoma no kucyumva no kukimenya, kuko burya iyo utariyumva ngo wimenye birakugora kugira ngo umenye abandi. Iyo utarisuzuma ngo wicire urubanza birakugora kugira ngo urucire abandi. Ubwo rero ni agatabo keza cyane, karimo byinshi, karimo ubwenge bwinshi, nubwo ari filozofi ariko byanditse mu magambo yoroheje ku buryo kubyumva ari ibintu byoroshye. Reka rero tugaruke ku byerekeranye n'imyandikire y'igitabo. Tubwire nanone niwe tukibaza, nabo turagera kuri Olivier. Reka tukubaze, iki gitabo mu kucyandika wagize igitekerezo, uragikora uko bishoboye, wageze kuri Olivier cyangwa wageze ku Isumbwe Creative Agency, ugeze ku ruhe rwego? Ushaka ko bagufasha iki, wowe umaze kwifasha iki? Igitekerezo nari naramaze gukusanya nyine ibi bitekerezo, ndi kwibaza ese umuntu yasohora igitabo gute, ese birasaba iki,
ese ko imyandikire yanjye ahari wenda ntihwitse, ese ndakurayo umuntu nkosora, kuko burya nabwo ushobora kwandika ariko ntabwo ibintu byose wabyifasha. Naravugaga nti ahari wenda hari ibyo nanditse nabi, hari ibyakosowe, hari ibyakosorwa, hari ibyakongerwamo, cyangwa se wenda igitekerezo nabanje ntabwo aricyo cyakagombye kubanza. Ubwo nibwo naje gushaka umuntu ushobora kumfasha. Inshuti yanjye niyo yangejeje kuri Olivier. Yego, murakoze. Ariko igitekerezo cyari cyarangiye, agiye kumfasha byo gukosora imyandikire no kubikurikiranya neza kugira ngo bizaryohere umusomyi. Urakoze cyane. Ubwo rero tugeze kuri Olivier n'ubundi. Olivier, turashaka kubaza nyine mwene icyo kibazo. Hari abantu benshi bafite ibitekerezo, hari abantu benshi banandika utuntu bageza yabire bakavuga ati iki nta gitabo cyavamo, ibi ngibi ndabiretse. Kugira ngo umuntu agusange abagejeje hehe, iyo agusanze wowe urugendo umufasha ni uruva he rukagera he kurinda igitabo gisohotse? Urakoze cyane. Ngewe Olivier nk'umu editeur navuga ko ni ukosora inyandiko cyangwa se ujora inyandiko abandi banditse agakosora amakosa. Ariko kandi nkaba nanafite inzu isohora ibitabo. Akazi k'ubu editeur ndagakora, ariko kandi nshobora no kuba mfite inzu isohora ibitabo ariko atari njye ukora ku kazi, mfite wenda abakozi babikora. Umuntu rero wese ufite igitekerezo atekereza ko cyavamo igitabo, akenshi ntabwo abazi ni iki gikenewe kugira ngo igitabo gisohoke. Ariko nkunda kubibwira abantu ngo byibura urafata ukandika, urandika, kubera ko utazi uko wenda igitabo cyandikwa, wowe urandika ibitekerezo byose ufite. Iyo rero ugeze ku nzu isohora ibitabo bakugira inama bakareba aho manuscript, icyo nakwita bya bindi wanditse aho bigeze. Iyo mwamaze kumvikana barakubwira ngo genda unoze ibi ngibi n'ibi. Ariko iyo babona ko binoze, ibisigaye ari akazi k'aba editeur cyangwa abanoze inyandiko, mugirana amasezerano y'imikoranire kugira ngo akazi kagiye gukurikiraho nyine ya nzira yose y'igitabo, akuko akazi kaba kagiye gutangira. Akazi kaba katangiye kuko umwanditsi aba yamaze kubona inyandiko. Ariko iyo ubona ko ibitekerezo bifite umujyo bishobora gukosorwa, ibyo ngibyo kubera ko umwanditsi akenshi ataba bizi, wowe umufasha noneho kuvuga ngo iki gitabo ndabona ko hari igitekerezo gifite, none kugira ibi bitekerezo tubishyire ku murongo, dukosora amakosa y'imyandikire, kuko ibyo nibyo nyine twebwe twize, nibyo abediteri bakora. Mwamara kuvugana ubonye koko kiri mu murongo w'inzu yawe y'ibitabo wandika, niba ubona ko kijyanye n'umurongo wabyo, wabona wenda kitajyanye n'umurongo ukaba wamorienta ahandi. Ariko iyo bijyanye n'umurongo w'ibyo wandika cyangwa ubonye ko igitabo gishobora kuryohera umusomyi, icyo gihe rero nibwo wakira cya gitabo ukicara ukakinoza neza bigendeye ku mabwiriza n'amategeko y'imyandikire, noneho kikavamo nyine igitabo na ya nzira yose y'igitabo. Ntabwo kivamo ngo uhite ugikura muri computer uhite ugiprintinga, kuko bisaba n'abakitunganya design, kigasaba nawe ukamenya ngo cover page cyangwa se igifuniko cy'igitabo kizaba gisa gite kugira ngo gikurure umusomyi, kuko burya byose ni akazi. Abantu wenda babizi barabizi, ariko ni akazi katoroshye kugira ngo uvuge ngo ese ndahuza gute iki gitabo ngewe n'ishusho y'inyuma ku gitabo, ku buryo umuntu wese uzakibona azamenya ko koko icyo gitabo, abone ko wenda turebeye nko kuri iyi shusho twashyizeho hano, bigusaba ko wicara ugatekereza iyi shusho ngiye gushyiraho koko izabivuga ngewe, izatanga ubuhe butumwa. Kuko hari umugani w'icyongereza bavuga ngo don't judge the book by its cover, ariko burya cover nayo hari igihe ishobora gutuma umusomyi atishimira guhita yinjira mu gitabo. Ibyo byose rero iyo bimaze gukorwa, nibwo dutangira kujya kwa designer, tugatangira printing, marketing n'izindi nzira zose. Ugize uti ukareba ko bijyanye
n'ibyitabo byawe byandika cyangwa bisohora. None se izino nzu zigira ubwoko bw'ibitabo zisohora, wenda hari icyo wasanga kirimo amakosa cyangwa ibitemewe n'urugero, icyo wenda cyo nabyumva ko wacyanga. None waza afite igitabo kivuga ku mibare, undi akaza avuga icyo ku bukerarugendo, undi akavuga ku mateka, undi akavuga ku mikino, hari ibyo ushobora kureba ukavuga uti ibi byo ndabitora, ibi ngibi ntabwo byo tubishobora kubisohora, bimeze bite? Yego, birashoboka cyane kuko buri nzu isohora, iyo ujya gushinga inzu isohora ibitabo cyangwa izabitangaza, wiha umurongo, kuko utihaye umurongo wajagarara. Hari igihe wajagarara muri byinshi ukabura uko ibintu byawe bifata umurongo. Nk'ubu ngubu hari igihe ushobora kuvuga ngo ngewe nshinze inzu ariko izasohora ibitabo by'abana gusa. Icyo gihe umuntu naza n'igitabo wenda nk'iki cy'ingimbi n'abangavu, uzavuga ati uyu ntabwo ari umurongo wanjye, bitewe n'uko hari ababa bafite nabo ibitabo bijyanye n'ingimbi n'abangavu. Rero buri wese, hari n'uvuga ngo nge nzakora ibitabo ariko sinzakora wenda ibitabo bijyanye n'iyobokamana, cyangwa se nge nzakora ibijyanye n'iyobokamana gusa. Ugasanga rero ugomba kwiha umurongo kugira ngo ubashe kugira ibihangano wakira, kuko utihaye umurongo byakubana byinshi, rimwe na rimwe bikakunanira kubiha umurongo nyine ngo bisohoke. Ntabwo uzana ibyo bita manisikiri, ariko manisikiri hari kera bacyandika n'intoki, sizi impamvu tuzagumye kubyita manisikiri. Ntabwo uzana izo nyandiko z'ibanze kumukosora no gukosorana nawe, wenda mwemeranijwe ko umurongo ushoboka, ariko mu gukorana bikaba byananirana akabivamo cyangwa ukabivamo. Birashoboka, ariko byose nyine biterwa n'intangiriro mwagiranye, kubera ko mu ntangiriro niho muvugana byose, kandi mugategura kontra irimo ingingo zifatika z'imikoranire, kugira ngo ejo iyo manisikiri wamaze kuyifata wayemeye yinjiye mu nzu isohora ibitabo, iba yamaze kuba iyi nzu isohora ibitabo. Uburenganzira umwanditsi afite nabwo buba buhari muri ya kontra mwagiranye, nabwo ugomba kubwubahiriza nk'uko mwabugiranye, nawe akubahiriza ibyo mwavuganye, buri wese ku ruhande rumureba bikubahirizwa. Rimwe na rimwe ndetse aho bitubahirijwe niho ushobora gusanga abantu bajyanye mu nkiko, ariko ntabwo wenda byagera aho ngaho. Ndetse afite ikibazo cyane, mbonye umuntu wandika ibitabo, urumva akenshi tugomba kuganira n'abanditsi, ariko inzu zisohora ibitabo ntabwo ari kenshi tuganira nazo. Niyo tuganira usanga n'ababisohora nabo ari n'abanditsi, wenda tukaganira ku banditsi cyane. Harimo amatsiko menshi cyane. Nk'ubu umuntu yakwibaza, wenda tuvuye Bonete yakuzaniye icyo twita manisikiri. Yego. Byatwaye igihe kingana iki kugira ngo igitabo cyuzure? Tugendeye kuri we gusa, kugira ngo igitabo kibe igitabo gisohoke kigera aha ngaha, ndumva twarakoranye nk'umwaka. Umwaka? Yego. Umwaka mukora iki? Umwaka urimo kubera ko iyo aguhaye manisikiri, buriya kugira ngo ukosore inyandiko neza, ntabwo ubikora wihuta cyangwa wiruka. Ushobora gukosora uyu munsi n'ibitekerezo, hari naho nageraga nkamubwira nti noneho reka tube tubisubitseho nk'ibyumweru 2 tubanze, kuko wenda twamaze gushyuha mu mutwe, cyangwa buri wese ari kumva icyo ari cyo ashaka, undi akumva ari icyo ashaka, kuko ni byiza gukorana n'umwanditsi w'igitabo, kuko niwe ubuzi neza icyo yashatse kuvuga. Hari igihe ataba yarakivuze neza, ariko wowe wasa n'ukosora ugasanga washatse kujya kure y'igitekerezo, uhinduye igitekerezo kuko nawe ufite ibitekerezo byawe. Icyo gihe rero murasoma mukongera mukavugana, agasanga wenda akavuga ati ngende kumva iki gitekerezo atari icyanjye, yakumva atari cyawe, nawe ukamubwira ati ariko nuvuga gutya ngende kumva atari byo. Ugasanga rimwe na rimwe hajemo impaka ariko zubaka. Noneho icyo gihe ukamubwira noneho genda wicare nanjye nicare, reka uku kwezi wenda kwa 6 kose tugufate twicaye, ubu uretse no kongera kugisoma mu kwezi kwa 7 kuri iyi tariki tuzahure twongere dusome. Hari igihe musoma namwe mukiseka mukavuga ati ariko suba ibi bintu nibyo twari dukwiye kuvuga, aha ngaha twari dukwiye kubyorienta gutyo. Nuko rero iyo igitabo nk'iki noneho cyane cyane kijyanye n'imitekerereze, cyo ni igitabo gikomeye, ntabwo ari igitabo cy'inkuru mpimbano wavuga ko inkuru yarangiye. Oya, ni igitabo bisaba ko ni igitabo iyo uri ko cyandika utangira no kugenda ureba abantu muhura, ukavuga ati ariko uzi koko bya bintu turi kuvuga ku muntu ari ibi ngibi. Bituma rero ni n'ubushakashatsi umuntu aba ari gukora
rero sinavuga ko cyadufashe munsi y'umwaka, umwaka warageze. Yego. Bonnet ntibica intege mara igihe kirekire cyane ku gitabo kimwe, ntabwo bigeze umuntu akumva yabivamo. Ntabwo byabura, kubera ko akenshi umuntu nyine abavuga ngo ndanditse mpite mbona gisohotse, ariko nanone iyo ushaka ko usohora ikintu kizima urihangana, ntabwo wagera ku kintu cyiza nyine kitagutwaye umwanya. Byo rwose byaguca intege ari umuntu urambirwa vuba, ariko kubera ko urwo rugendo rwose uba uri kureba nawe ibintu biri kuvamo urabyishimira. Yego. Ubwo rero ni igitabo turibuze kukigarukaho wenda tujya gusoza, cyitwa Njyewe, ariko turakiganiraho tunaganira ku cyo twita process cyangwa urugendo rwo kwandika igitabo kuva ku gitekerezo cy'umwanditsi kuzageza igitabo kigeze mu icapiro, kuzageza gisohotse, gitangajwe ndetse kinacurujwe. Umuntu rero ni byinshi cyane umuntu yakwibaza. Mwebwe Isumbwe Creative Agency, inzu yanyu isohora ibitabo yibanda ku bihe bitabo? Yego, Isumbwe Creative Agency yibanda ku bitabo. Ntabwo navuga ko dusohora ibitabo by'ikigero kimwe gusa, cyane cyane ni ibitabo by'abana, ariko tukibuka ko twebwe tuzirikana cyane ko wa mwana twandikiye igitabo akiri muto. Ibitabo byinshi dufite ni iby'abana batoya, ikigero kuva ku mwana ukiri mu nda ya nyina kugera ku mwana utangiye kwiga. Nta guciye mu ijambo, ibitabo by'abana nabyumvamo ibice bibiri. Yego. Ni ibitabo byandikwa n'abana cyangwa ni ibitabo byagenewe abana cyangwa ni byombi? Urakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza cyane kuko hari abibaza ngo ibitabo by'abana ubundi mugani kuki byandikwa n'abantu bakuru. Yego, hari ibitabo dufite byandikwa n'abana bitewe n'ibihe twagiranye n'abana, bakaba bashobora kwandika igitabo cyabo kubishoboye. Hari n'abibwira ko n'umuntu mukuru uzi cyangwa ukunda kwitegereza abana ashobora kwandika igitabo cy'abana. Byose turabigira biterwa n'uko cyabonetse. Icyo rero navugaga ni uko twebwe twibanda ku bitabo by'abana, ariko akenshi icyo kintu cyagiye dusanga kirimo imbogamizi, kubera ko wa mwana iyo atangiye gukura waramumenyereje ibitabo, usanga ageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu akabura ibitabo asoma. Twasanze rero tugomba kubaherekeza. Niyo mpamvu dusohora ibitabo by'abana kenshi, ariko twabona n'igitabo cy'abakuru, cyane cyane ubundi twebwe dusohora inkuru ndende, ariko iki gitabo cyageze iwacu tubona ko nubwo dukunda gusohora inkuru ndende nazo zigisha, iki ni igitabo nacyo umwana cyangwa se n'umuntu mukuru yasoma akabonamo inama zamufasha. Kandi mu ntego zacu n'ubundi ni ukuganira, ni urubuga rw'abakiri bato babona ibyo basoma, ariko kandi rukaba n'urubuga n'ingimbi n'abangavu baganiriramo, ndetse n'abakuze bakaba bahatangira impanuro. Iyo rero niba abakuze bashobora gutanga impanuro, ntabwo wakwanga ko bandika ibitabo ngo bigenerwe b'abana cyangwa za ngimbi. Niyo mpamvu rero iki gitabo kiri mu murongo w'ibitabo dusohora. Yego, urakoze cyane. Ntaragaruka kuri Bonnet, hari ikintu nakunze kubona mu bitabo, kereka niba naribeshye, ukaganira n'umwanditsi ku bintu by'igitabo cye yanditse, hakaba aho ugera ukaba washidikanya, uyu mwanditsi cyangwa murayibandikira? Icyo kibazo ndagifite. Yego, kuko hari umuntu wanditse igitabo, hari imirongo migari yacyo atashobora kuyoberwa, sibyo? Nimba wanditse igitabo wenda tugiye ku mateka, hari ibintu uba wavuzemo watsindagiye cyane ku buryo ukwiye kubiganira n'umuntu aho mwahurira hose, utagombye kujya kureba ku ipaji ya kangahe, kuko hari ibintu biba biturimo byarabaye twebwe, byarabaye muri twebwe. Aho abantu mwandika ibitabo ntimufata ibitabo nako inzu zisohora ibitabo, ntimufata ibitabo mukabyandika ubundi mugakubitaho amazina y'abantu nta ruhare babifitemo. Ntekereza ko wenda ubwo wabibonye nka observation wakoze, ntabwo nahakana ko bishoboka ko umuntu yanditse igitabo wamubaza ugasanga arajijinganya, ariko ntekereza ko ari bya bindi twavuze nyine byo kuba abamukoreye editing barakabije kujya
kujyana igitekerezo cye wenda bakakiyobya niko navuga, bigatuma asa n'uva mu murongo nawe yagisoma agasanga akamera nk'abandi bose. Niyo mpamvu rero nkatwe nababwiye ngo byafashe umwaka kugira ngo ubu ngubu Bonete kumubaza ngo igitabo cyawe nzi neza ko niyo wamubwira ngo page iyi niyi azi ibyanditseho kuko twaragikoranye twafashe umwanya wo kwicara. Ibyo yavugaga ngo bisa n'ibitera ubunebwe, ariko ntabwo byamuteye ubunebwe kubera ko yabonaga hari icyo turi gukoraho. Ntabwo twari twicaye ngo tukibike kijye hariya, ahubwo yarabibonaga ko hari icyo dukoraho. Ahubwo icyo navuga kuri abo bantu, ntekereza ko nta nzu yandika ibitabo yakwandikira umuntu igitabo ngo yandikeho amazina, kubera ko inyungu se inzu isohora ibitabo yaba ifite, ntekereza ko nta yaba irimo. Wenda nko nabibonye cyane mu bitabo by'amateka. Urumva ibitabo by'amateka habamo n'ubundi hari byinshi abantu bahuriraho. Nimba ari amateka y'ikintu runaka barabiterwa mu kindi gitabo, birumvikana babizane nawe akomerezeho cya gitekerezo cye. Ariko basanga ibintu by'ingenzi, reka tubireke, ariko kutabimenya ntabwo ari byiza. Ngo nagira ngo mbabwire abantu mufite inzu zisohora ibitabo cyangwa aba editeur b'ibitabo, mujye mufasha abantu nibura banabyumva ibintu byawe. Nimba ari icyo wakosoye, nimba ari icyo se atashyizemo ugiye gushyiramo, ukimusobanurire. Ngira ngo ni bagenzi bawe nawe ubwawe n'abandi bose muri rusange, ni igitekerezo umuntu yatanga. Reka tugaruke rero kuri iki gitabo Njyewe. Ari Njyewe no muri Njye harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo turi buganireho byose. Umaze kucyandika kigeze hanze Bonete, muri utu tuntu nakaye wavuze uti aka ngaka nanjye ndumva hari ikintu, hari travail umuntu akora cyangwa hari akazi umuntu akora, n'ibindi byose ukaba warabikoze ariko kumva hari icyo wiyumvamo cyane cyangwa wibuka cyane kurusha ibindi. N'umuhanzi agahanga indirimbo nyinshi ariko akajya agera iyo agera kumva kuko niyo we. Hano akantu wakoze ukumva ni umwimerere wawe kandi ukumva akagutera ishema, ari Njyewe ukomeze cyangwa muri Njye ibihari, urahitamo kimwe cyangwa bibiri? Cyane cyane ni muri Njye. Aho navuze ngo muri Njye ahari umunezero wuzuye, cyangwa se mu gahinda k'iteka. Nyine nanjye ndabitekereje. Dusomeraho gakeya wenda. Reka tujye kuri page ya 42. Umutwe uravuga ngo muri Njye ahari umunezero wuzuye. Ni byinshi bitunezeza ku isi, ari byo tubona cyangwa ibyo tubwirwa, yaba ibyo duhabwa cyangwa se tugabirwa, ariko burya umunezero wuzuye ndetse usendereye ni ukumva utuje ndetse unyuzwe byuzuye muri wowe. Ni iki ngiki ubundi naravuze ndi cyampa iri somo abantu bose bakabyumva, cyane ko abenshi bumva umunezero wuzuye yawubona mu bandi aho kusanga muri we. Yego. Hari naho navuze nta wakangura umuntu wisinzirije, ni ukuvuga ngo umunezero utakurimo. Niyo umuntu yaguha ibya mirenge ntago wanezerwa byuzuye. Rero umunezero ugomba guturuka muri wowe, unezerewe mu mutima, wumva utuje. Niyo waba uri kubaho mu buzima bukugoye cyangwa se wumva ko hari ibyo utarabona, ariko mu by'ukuri umaze kumenya uri we, ukamenya n'aho uri, ukamenya n'ishuri urimo, watuza ukabaho ubuzima bunyuzwe. Rero n'uwo munezero wakugeraho ukumva ko unezerewe byuzuye ko kutanyuzwa igice. Yego. Ko abanyarwanda se bakunda kuvuga ngo umuntu anyurwa amanuma. Unyurwa amanuma n'umuntu unyurwa nakabonetse kose. Umunezero wawubona ibintu umuntu adafite amafaranga, adafite umuryango, adafite ubuzima bwiza, adafite abamuzengurutse bamuha amahoro. Uwo munezero yawubona koko bigakunda cyane. Uwo munezero wabona cyane rwose. Hari, reka dukomeze hano kuri 43. hari aho navuze ngo utaryohewe n'ubuzima urimo, utariyakira cyangwa ngo ubunezerewe muri wowe, wabasha kumva umunezero uturuka ku bandi. Yego. Ku buzima ari urugendo, se umuntu ahora ashaka gutera imbere, ngo abafite amagare baba bashaka amapikipiki, abafite amapikipiki baba bashaka amamodoka, abafite amamodoka baba bashaka indege, abafite indege baba bashaka icyo muri sociology bita self actualization. Self actualization nuvuga ngo
aho unyuze hose bajya bagenda bakuririmba igitangaza ibyo ko bisa nkaho bituma umuntu kugira ngo azanyurwe bigora kuko ahora ashaka gutera intambwe kandi simpamya ko ari gushaka gutera intambwe ugana imbere. nyine muri ukuntu ze hari aho navuze ngo aho ngitangira iki gitabo hari aho navuze ngo ngewe ishuri rigoye ni ishuri ritarangira. ubundi umuntu abanza akiyiga akamenya ko ari umuntu ari umunyantege nke cyane ko wisanze ku isi ntabwo wizanye no kuyivaho uzayivaho wabishaka utabishaka. rero umenye ko uri umuntu ugaca bugufi ibyo bintu byose urimo guharanira handi ushaka kugera ukibuka ko hari umunsi uzabisiga wakicara ukamenya ugashaka ikizaramba kuko burya guhora uhihibikana utita ku munezero wawe wa nyawo utabaho n'uwo munsi urimo kuko hari naho nanditse ngo umunsi wawe n'uyu nguyu ntawamenya nshobora no kugenda nkaba mpuye n'impanuka nkagenda nimihibikana rero ntanezerewe muri uyu munsi mfite ntazi niba ejo nzaramuka ubu usanga nkoreye ubusa. niyo mpamvu nyine nanditse iki gitabo mbwira umuntu uwo ari we wese yige kunyurwa amenye no kubaho mu munsi arimo. yego urakoze cyane. watubwiye n'akantu kandi kajyanye no gusa nkaho nkwiye kwemera ko nshobora kwibeshya kuko dukunda gusa nkaho muri kamere yacu tuvuga tuti ni ngewe ufite ipfundo ry'ukuri abandi ni ugushakisha. ese bifasha iki kumenya ko nawe wakwibeshya ko na nyina wundi ashobora kubyara umuhungu? icyo byadufasha cyane harimo no kutazajya umuntu aca imanza cyangwa ngo yumve ko ari hejuru y'abandi. kwiyiga nawe ukamenya ko uri umuntu ukosa bituma uba umuntu mwiza bigatuma ubasha no kuba umuntu ubabarira ndetse ushobora no kubera urugero abandi bantu ndetse ukarushaho no gutera isi kuba nziza kuruta uko wayisanze. umuntu burya uvuga ngo nakosheje umuntu umenya ko nawe ari umunyantege nke ntabwo ahutaza abandi. yego kandi impamvu turiho muri iyi si ni ukugira ngo tubane n'abandi neza. rero ntabwo wabana n'abandi neza utarimenya nawe ngo umenye ko uri umuntu ushobora gukosa. yego ko ukuri kose atari wowe gupfumbatiye mu biganza byawe ko n'ahandi bagira ukuri kandi ukuri kundi nako gushobora kuba kwaba ukuri nyakuri. urakoze cyane. rero turi kuganira ku gitabo ngewe ariko tunareba uburyo umwanditsi afatanya n'inzu isohora ibitabo kugira ngo igitabo kizabashe kuva mu gitekerezo kigere ku isoko. turimo turaganira rero n'uwituze Aura Bonette ndetse na Olivier Munezero. umwe ni umwanditsi undi afite inzu zisohora ibitabo. turagenda tuganira kuri byinshi haba kuri iki gitabo ngewe ariko no ku mikoranire mu by'ukuri y'abanditsi imikoranire bagirana n'inzu zisohora ibitabo. Olivier, nk'ubu iyo umuntu aje mukamara kujyana amasezerano ibintu bikagera mu buryo ariko muri kwa kumukosora bikanga pe ibyo ushyizemo ntabyemere nawe ibyo ashyiramo ntubyemere mukora iki? urakoze cyane kuko gukorana n'umwanditsi bikanga ntabwo birambaho ariko hari icyo ntekereza gishobora kubitera. nuko akenshi waba ubundi iyo turangije kwandika cyangwa gukosora igitabo twebwe turakosora ntabwo duhanga cyangwa ngo tumwongereremo ikintu ahubwo twe turakosora tukanamwereka ibishobora kujya imbere n'ibishobora kujya hagati n'ibishobora kujya inyuma cyangwa se n'ibishobora kuvamo cyangwa se niba hari igikeneye kongerwamo akaba ari we ugira uruhare mu kugishaka niba mubona kibuze ari igice kibuze. iyo rero mumaze kuganira muri izo gahunda ugatangira gukora ya manuscrit neza uyikosora neza ukaza kumuha aho bigeze akakubwira ati ndabona atari byo, icyo gihe waba ngiye ntekereza ko uwaba wakoze gukosora ari we waba wakoze amakosa kuko waba wahinduye igitekerezo cye kereka hari ibindi bintu mupfuye
bindi biri inyuma ariko bitajyanye n'inkuru yari yakuzaniye cyangwa se na manuscript yari yakuzaniye, kuko manuscript yakuzaniye niyo ukosora. Ibi mbivuze ntekereza nk'abanditsi bamwe bamenyereye bazi kwandika. Ashaka kubwira ati ariko se wa musore we ibyo bintu urimo umbwira urumva ari byo? Ibyo umubwira yumvise atari byo, bitewe n'uko kontra iteguye. Ngewe ubwo ndi gukurikiza iyanjye, nkurikije uko kontra yanjye iteguye. Mwari biteganije izo mpaka zibaye uko zagenda, mugira urwego nkemurampaka mu bintu by'ubwanditsi se? Dore umuntu uvuga uti nibinanirana reka dushake kanaka adufashe kubishyira ku murongo. Wenda urwego ruri direct navuga ngo ako kanya nta ruhari, ariko ibintu byose n'iki gitabo kirabivugaho, ibintu byose ni ubwumvikane. Ntabwo rero byabananira nk'uko aba yaje kugana nawe kandi umukeneye nk'umukiriya, ntabwo byabananirana kumvikana. Ariko iyo bibaye ko ahubwo ngiye ntekereza ko ahabe imanza cyangwa se ikintu gikomeye ni igihe waba uri gukoresha igihangano cye mu bundi buryo atifuza, naho kukimukorera ngo kibe cyiza. Tuvuga urugero naringiye no kubivugaho wenda nubwo bitajyanye n'ibyo. Iki gitabo cyitwa Njyewe, ariko njyewe munsi yacyo urabonamo indi nteruro isobanura. Njyewe ivuga ngo izingiro ry'umunezero wuzuye, isoko y'ibyo nkeneye byose, ngo mbeho ntuje. Urumva yanjyewe dusa n'abayisobanuye. Ako kantu nako kari ku gifuniko, kari kuri cover page. Inyuma naho hari ngo buri munsi uko utangiye ntangirana inzira ebyiri, kumenya guhitamo inzira nyuramo nibyo bitegura ejo hanjye hazaza. Icyampa sinzibagirwe ko ejo hanjye heza hari mu biganza byanjye. Urumva ushobora nko kumubwira uti reka aka kantu tugashyira inyuma ku gifuniko, wenda akaba yabyanga. Nyamara kandi muri kontra biba bivuga ko ubundi igifuniko ari inzu isohora ibitabo igitegura. Ubwo icyo gihe rero niba iyo ngingo irimo ko ari twe tugitegura, usibye ko yaguha igitekerezo ati ndabona aka kantu byagenda gutya, nawe ukamusobanurira impamvu muri ya mikoranire, ariko ubundi igifuniko cy'igitabo gitegurwa n'inzu isohora ibitabo. Urakoze cyane. Reka mbaze Madamu Bonnet, hari ikibazo nkunda kubaza iyo nahuye n'abasohora ibitabo ku bijyanye n'igihe byabonye kujya ari kirekire, ariko ku bijyanye n'amafaranga baravuga ati reka amafaranga ni makeya, ngo ntiriba ari umukuru nk'umuto waribonye. Tubwire umuntu usanzwe nkanjye n'urugero, nakwandika iki gitabo nkabona amafaranga yo kugitunganyisha kugeza gisohotse? Wabikora. Yego nyine, ntabwo ni nk'uko Olivier nawe twarabiganiriye, ndi kumubwira nti se turi guprintinga dukeya ayo umuntu yashoye azayagarura. Arambwira ati rero iby'abanditsi buriya hari n'igihe n'umwana wawe ari uzabisaruraho cyane. Ati icyangombwa ni ugukora, amafaranga agenda aza buhoro buhoro, kandi nibyo koko nanjye narabibonye. Yego kugitunganya bitwara amafaranga pe, udafite amafaranga ntabwo wakandika igitabo. Ntabwo ari uguca kandi kugira ngo agaruke bisaba igihe kirekire. Yego rwose, ariko harimo inyungu. Ubwo amikoro make rero babaye abandi. Oya, bagana ba Olivier, hari igihe murandikirana nako nawe yabisobanura. Iyo udafite amafaranga ufite igitekerezo bakigura, akabona ari kizima cyajya ku isoko, ashobora kugira ibyo akora byinshi nta mafaranga umuhaye, noneho mugasezerana uburyo amafaranga azava mu gitabo cyabonetse. Nibyo Olivier? Yego, niko bimeze, kubera ko ubundi biterwa nyine na ya kontra nayivuze kenshi, ariko nicyo kibitera nyine. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bw'imikoranire n'umwanditsi. Inzu publishers uko bakorana n'aba writers biri mu buryo nka butatu. Hari ukugirana amasezerano, umwanditsi akaba ashobora gufinansa byinshi ku bigiye gukorwa ku gitabo. Icyo gihe nawe akazunguka byinshi mu bizava mu bitabo. Hari n'igihe usanga we yifitiye gusa manuscript, nta yandi mafaranga afite. Icyo gihe rero nk'inzu itunganya igitabo, hari ubwo ubona ko iyo manuscript rwose ishobora kuvamo igitabo cyiza kandi cyagurishwa, bitewe n'uko
amasoko ashakishwa n'inzu isohora ibitabo. Iyo ubonye ari igitabo cyagurishwa ushobora no kumugurira ya manuscript, byose biba ukamubwira ati ngiye reka nkugurire manuscript. Cyakoze ikintu ubundi kitemewe ni ukuba wagurira umuntu manuscript ntumwitirire igitabo cye. Ntabwo byo byemewe. Nayihashye ngo yizane. Oya, burya igitekerezo cy'umuntu hari uburenganzira nyine ku myandikire y'igitabo. Umuntu wanditse igitabo akwiye kwandikwa ku gitabo, kandi niba hari na royalties niyo yaba make, niyo yaba 10%, niyo yaba bitewe n'icyo mwumvikanye, akajya yabona uko igitabo kigurishijwe. Icyo gihe rero murumvikana mukamenya ngo hagiye guprintingwa bingahe bwa mbere, none urabuhawe angahe, ibyo byose ni uburyo. Cyangwa se mugakora 50-50 nyine mukavuga ngo turafashanya ibi, ndagufasha ibi, nawe uzana ibi kugira ngo igitabo gisohoke. Ubwo urumva rero biterwa na kontra mufitanye. Yego. Ubwo uvuze ko ari namwe mushinzwe kwamamaza no kugurisha ibyo bitabo. Ikibazo nayo ngiye kubaza Bonnet, ngiye kukikubaza, icyo gitabo kigura ngahe? Icyo gitabo umuntu yakibona hehe? Yego, murakoze. Iki gitabo hari ibitabo twari twaprintinze tubijyana muri library Ikirezi, ariko mu minsi yashize hari abagiye batubwira ko kopi zashizeyo, turimo turaprinting izindi kugira ngo twongere tuzijyaneyo. Ariko unagikeneye waduhamagara, twebwe yaba ngewe yaba umwanditsi, twebwe dufite imikoranire ku buryo wahamagara umuntu yaguhamagara ku zihe nimero Bonnet, umuntu yamuhamagara he? Yego, reka dutange imyirondoro cyangwa se adresse zacu. Ngewe ushaka kumbona wambona kuri 0783 52 02 26. Reka nsubiremo 0783 52 02 26. Uwo ni Olivier Munezero rero Mwisumbwe Creative Agency. Yego. Ushaka kubona Bonnet we ngewe nyandikira kuri 079 03 63 23. Yego. Tukiri rero ugifite mikoro, turagira ngo dusoze uha ubutumwa abantu abakiri bato, abantu bagira igitekerezo cyo kwandika, abantu bafite akayihayiho k'ubwanditsi ariko bakitinya. Icyo nababwira mu ijambo rimwe n'irya rindi dusanzwe tubwirwa kenshi ngo tinyuka urashoboye. Burya iyo ufite ikintu kikurimo ni byiza kugisohora, kuko nkanjye najyaga nandika nkabibika, ariko umunsi nagize igitekerezo cyo kubishyira kuri Facebook, ubundi niho nakuye inspiration yo kwandika igitabo, kuko barambwiraga bati wandika ibintu byiza, ni ukuri ujye utwandikira buri munsi. Mpita numva ko nyine burya ibyo nandika byagira umumaro. Umuntu rero ubitse ikayi cyangwa se ubitse igitekerezo, namugira inama rwose, ibitekerezo byawe birakenewe, kandi kuba waragize igitekerezo cyo kumva ko wakandika igitabo, icyo ngicyo ni intambwe ya mbere kandi ni ingenzi. Turagukeneye ngo no mu ruhando rw'abandi banditse. Yego, murakoze. Urakoze cyane. Olivier, nawe gira ubutumwa uha umuntu wese utinya kwandika. Ubutumwa ntanga nuko umuntu wese yakwandika, kubera ko buri wese afite amateka, cyangwa ubuzima bwa buri munsi anyuramo na amateka. Ibyo twitegereza tubona umuntu wese yabyandika. Hari abatagira iyo mpano, reka mvuge gutyo, bakumva babonye ibintu ariko bakumva hari no mu muco wacu abantu bakunda kwiganirira ntibabyandike, ariko uburyo bwinshi burahari. Ibyo bintu uganira, nsigaye mbona na social media zarateye imbere, abantu buriya birabikwa, biriya byose, biriya bintu abantu bavuga bishobora gukora ibitabo kandi burya ntabwo bizigera na rimwe bibura umwanya, kuko igitabo iyo ugisoma usa naho uri kuganira bitewe n'igitekerezo kirimo. Rero nkaba nsaba umuntu wese ufite igitekerezo cyo kwandika, cyangwa se umubyeyi ufite umwana akabona ko uwo mwana akunda kuba asoma cyangwa se akunda kwandika, nibegere inzu zisohora ibitabo baganire.
nituganira tubiha umurongo kandi ibitabo bikaboneka ku bwinshi. Murakoze. Urakoze cyane, reka ngushimire rero Bonete ku gitabo ngewe watwandikiye, kandi ngira ngo natwizeze niba uzandika n'ibindi cyangwa tubwire niba iki ari cyo cya nyuma. Oya, iki gifite ibice bitatu, iki ni igice cya mbere, n'ibindi rwose nzabibazanira. Urakoze rero cyane. Yego, namwe murakoze. Olivier, nawe urakoze ku kazi kenshi kandi keza Isumbwe Creative Agency mukora mu gufasha abanditsi kwandika ibitabo, namwe turabashimiye. Turabashimiye natwe. Inshuti mwari mukurikiye ikiganiro ibitabo n'amateka ku Isango TV, namwe turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro cyacu. Twe turi kumwe n'uwitonze Laura Bonnet, akaba ari umwanditsi w'igitabo wanditse igitabo cyitwa Ngewe, igitabo kirimo ubwenge bwinshi cyane, filozofi nyinshi cyane na sociology nyinshi cyane, n'ibindi byose bijyanye n'imitekerereze y'abantu n'inama nyinshi. Nicyo twakurikiye. Hanyuma tukaba twari kumwe na Olivier Munezero, nawe ufite inzu ifasha mu gusohora ibitabo no kubitangaza. Nge rero na Xavier Bizimana, Emmanuel Ndereye yari ku buhanga bw'ibyuma, naho Nicolas Mitari ari ku buhanga bwa kamera. Ikiganiro cyacu nakagaruka.